reka nongere mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Jean Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Elohei ba Yeshua HaMashiach. Maze anahnu khulkhim lirokhot hayom. Umunsi tugiye kureba iki? Reka turebe ku bahanuzi b'ibinyoma uko bari bameze mu minsi yashize, twongere tuze turebe uko none ubu ngubu bameze muri iyi minsi, uko bigishiriza kuri internet abo bavuga ngo bita aba influencer mu ijambo ry'Imana. Mbere yo kwinjira muri reka mubwire ngo banze kandi like kandi mushimire mwebwe mukomeje kwandikisha muri benshi cyane, birangaragaza ko mukunze ukuri, munyote ukuri amanywa n'ijoro. Kandi ho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, nawe utariyandikisha subscribe reka tujyemo. Aho ngaho ibumoso bwawe urahabona bariya bahanuzi b'ibinyoma bigisha b'ibinyoma b'abasaza, uko babavuga hano mu bihugu byo hanze birazwi, ni ibintu bizwi cyane. Ariko muri Afrika babafata nk'ibimana. Hano muri aya mahanga yo mu Burayi, ya muri za Amerika za Canada, hose bazwi nk'abahanuzi b'ibinyoma, kubera ko ibintu bigisha ngo by'ijambo byo kuvuga ngo by'ubutunzi, byo kugira amafaranga, ibintu by'ibyo ngibyo byo guturira abantu, abantu bose barabimenye. Bari abasaza rero, uko isi igenda yegera kujyanwa kwa Antikristo, kuko wibuke ko byanze bikunze Antikristo bazamuharurira inzira. Niyo mpamvu ubona bose bagiye babavana mu nzira buhoro, bakabashyiraho ibyaha, abandi bakapfa amarabira. Twumva nk'umuntu urukomeye aragiye, abandi bakagenda babafunga cyangwa se babashyiraho ibyaha bikomeye kugira ngo bave mu nzira. Kubera iki rero? Urabona iriya myigishirize ya kera bari bafite insengero zikomeye cyane ku isi yose, noneho bagenda babigizaho gahoro, ahubwo baha ingufu bariya bakora kuri za internet. Abo ngabo bari iburyo. Aba bari iburyo rero ikibazo cyabo ni ikihe, kuki umunsi twabashyizeho? Urumva mbere bigishaga iby'ubutunzi, iby'amafaranga, ibintu byose bakavuga bati dore utanga iby'icumi, numara gutanga iby'icumi nawe uzabona umugisha. Zari izo nyigisho. Izo nyigisho rero ko tugenda twegera ibihe byo kumenya ukuri, kuri nyakuri kuzabatura abantu, byagiye bita agaciro. Niyo mpamvu bazanye abajene, ubona b'abajene bashyashya, kugira noneho ngo bakomeze bagumane ubutware. Wibuke ko byose bishingiye ku butware bamaranye imyaka 2000 bagiye gutakaza. Noneho kubutakaza kuko bakontorora internet, baravuga bati dufashe nk'aba bantu bita aba influencer bakora ibyo kwigisha ijambo kuri za internet, abo bose ubona bakomeye bahango nashyize iburyo, noneho bakabwira ibintu abantu ibyo dushaka bababwira. Ndabivugira iki? Tuvuge nk'ukuri kwerekana ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura. Muri abo bose nashyize iburyo, yaba n'ab'ibumoso ba kera, nta n'umwe muri abo ngabo ushobora kumva ahingutsa ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura. Ahubwo icyo bakora ni iki? Barababwira ngo mugende mukomeze muvuge ko ubwoko bw'Imana atarabirabura. Mbere yo kuza hano kugira ngo nganire namwe, hari video mfunguye irantangaza, yari kuri kinyamakuru gikomeye cyane. Mbona umwe muri abo ngabo nashyize hasi mu nguni ugana iburyo hasi, mbona agiye kuri televiziyo ikomeye bari kumubaza ku bintu by'iraswa ry'uriya muhungu ko byagenze, ngo abantu ngo bari kubikabya, bakavuga yuko ngo ari akagambane yakorewe, harimo abantu benshi bafitemo uruhare. Arabivugaho iki? Yaje nanone atangira bisobanura avuga ngo ni ibyo abantu bahimba. Ariko wumve ko namushyizeho iyo shusho nayikoze mbere yuko azaho. Noneho mfunguye iyo video mubona hari ari kubisobanura avuga ngo ni ibyo abantu bahimba. Ariko Mwuka Wera aba yakweretse umuntu, yamara kumukwereka akanabikonfirma, noneho mpita mubona kuri iyo televiziyo ikomeye arimo arasobanura avuga ko ari ibyo abantu bahimba, avuga ko atabizi. Ariko uzarebe, niyo mpamvu njye nahise mvuga nti hari ukuntu umwuka gukoreramo. Abo bantu bose bari iburyo aho ngaho nagiye mbabona, nkabona bari kwigisha ibintu, nkabona barakomeye, nkabona bameze neza, bose barigisha barakomeye. Nabi bumoso, ariko nta numwe nagize subscribe nka muri abo ngabo. Abo ngabo nashyizeho nta numwe na subscribe. Kubera iki? Naravuze nti reka ndebe by'aba bantu, kuko hari igihe umuntu yigisha ibintu ukabona harimo ibintu by'akarimi karyohereye amatwi, ariko ukabona nta kuri muri uwo muntu. Niba nta kuri muri weho,
kunda ukuri, ushaka ukuri, usangiza abantu ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. None dore narihanganye nanga kuba subscribe ngo sinakoraho subscribe, ntabwo meze mbareba ucungira hafi ureba, ariko ko ibihe bigenda byegera umusozo bose bari kugenda bagaragara gute? Bose muri bose bapinga ko ubwoko bw'Imana arabirabura, n'ubu bigaragarira abantu. Hari n'ibindi byinshi ntavugira ahangaha bapinga, byose nagiye ngenzura nkareba mpita mvuga ati ndemeje neza ko bano bantu batafite ukuri kandi bose ni abanyabinyoma. Gute? Ibintu biri kugenda bigana ku musozo, aho nkunda kuvuga ngo abari ku ruhande rwa Satani bazagaragara n'abari ku ruhande rw'Imana bagaragare. Ibihe turimo ku bantu wenda babona, hari igihe wenda abantu bashobora kuba babona ibintu mbere y'abandi, ariko njye nakubwira ko uyu munsi ntashidikanya nshobora kugira gutya nkakubwira ati uyu muntu ari ku ruhande rwa Satani cyangwa se uyu muntu ari ku ruhande rw'Imana. Niko bitangiye kugaragara buhoro. Mu myaka 2, 3, 4, 5 bizaba byose biri hanze. Abantu bavuga bati bari abantu bari ku ruhande rwa Satani, bari abantu bari ku ruhande rw'Imana. Ariko nyine nibwo tuzatugenda twegera bwa butegetsi bwa Antikristo. Ntakubwira nti rero abo bantu bose ureba nashyize aho ngaho nta kuri kubarimo, kuko bose umuntu ukora ibyo bita cover up byo guhishira, bagahishira ukuri, uzamenye ko umuntu nta hantu ahuriye n'Imana. Hamaze kuba ibintu byinshi cyane mu mezi make, ibintu biri kwihuta bihita bikwereka uko abantu bahagaze muri iyi minsi tugira twegera, bavuga ngo ni iminsi ya nyuma. Ni umweru n'umukara, ntawe uzongera kubihishira. Baracyahishahisha kubera ko ntabwo bose bari babitahura, ariko ni igihe gito gusa abantu bakabitahura. Akora impamvu nkubwiye ni abo bantu mbashyize aho ngaho kugira ngo barebe, biri ngombwa ko tubaganiraho kugira ngo tubamenye, kuko nibo bari kuyobya ubwoko bw'Imana, nibo batuma ibintu abantu batamenya ukuri, kugira ngo kwa kuri kubatura abantu, kwa kuri kubohora imbohe. Niyo mpamvu rero tugomba kubashyira hanze, mukamenya abo bantu ni bande, ukabareba, ukabashakisha, ukareba ibyo bigisha, niba koko ukuri ariko bagomba kwigisha batagendeye kuvuga ngo barihisha inyuma y'ijambo ry'Imana, ahubwo bafite izindi gahunda zo guhishira ba Sekibi. Sekibi agomba kugaragara kandi agomba gutsindwa byanze bikunze, akaba ariyo ntego ya Kristo, kuko Sekibi agomba kurandurwa mu bantu, noneho ukuri n'urukundo akaba ari byo biganza. Mu bihe bije ukuri n'urukundo bizaba itegeko ku bantu bose, atari ukuvuga ngo nuko abantu babishatse, ariko ari uko Imana ibishatse ko itegeko ry'urukundo n'ukuri ari byo bizaganza, bikaganza mu bantu, atari ukuvuga ngo abantu noneho bagiye kugenda ngo bihitiremo ibyo bakora. Bizikora nk'ubufindo, abantu ntabwo bazasobanukirwa. Noneho ukuri kuganze n'urukundo rubiganze. Ibaze abantu bafite ukuri, bafite n'urukundo bya nyabyo. Ahasigaye rero reka mbareke nawe utaha kandi aho nayi kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Wiyandikishe nawe utarandikisha, namwe mukomeje kwandikisha, ndabashimiye cyane. Imana ikomeze ibarinde. Shalom, toda haba tov miyo.